Burya mu buzima hari igihe ducika intege, nyamara twari twagiye kugera ku musozo w'ibibazo. Twari tugiye kubona igisubizo cya cya kintu cyatubereye inzitizi, cya kintu cyatubereye umutwaro, ariko tugacika intege bikarangira tukibuze cyangwa kikaduca mu myanya y'intoki. Tugiye kukubwira inkuru y'ibisiga bibiri, uburyo byacitse intege, uburyo byababaye, uburyo byanyuze mu gihe cy'inzara n'inyota, ariko kimwe kikihangana kikabasha gutsinda, mu gihe ikindi kitihanganye kikaza gutana, kikaza gutakara ndetse no kuhatakariza ubuzima. Umunsi umwe ibisiga byarimo biguruka mu kirere, ariko biza kuyoba byisanga mu butayu. Byaragurutse umunsi wose bishaka ahantu byagwa birahabura, dore ko ubutayu burya buba bwuzuye umucanga n'umusenyi. Byashatse ahantu bigwa birahabura, ahubwo izuba rirabikubita. Ibi izuba ribikubise bitwerwa n'umwuma, bigira inyota nyinshi cyane. Ubwo inyota yarimo ibyishe bishaka ahantu byanywa amazi birahabura, birimo bizenguruka gatoya byaje kubona ahantu hateretse indobo byaramanutse bijya hasi ku butaka, bisanga ya ndobo yarimo amazi bikeneye rwose, ariko ya ndobo nibyo bashaka kuyigeramo kugira ngo bishoremo umunwa, dore ko burya igisiga kugira ngo gisome amazi, gisome ku mazi cyangwa ku kindi kintu, gikoresha umunwa wacyo kugira ngo kibashe kuyakurura. Byaragerageje biranga, igisiga cya mbere cyaragerageje biranga, igisiga cya kabiri nacyo kiragerageza biranga. Igisiga cya mbere cyaritotombye kikubita hirya no hino gishaka guhirika ya ndobo, ariko yari iremereye cyane ikirusha imbaraga. Kiragerageza uburyo bwose bushoboka kugira ngo byibuze kize gusoma ku tuzi twamenetse, ariko biranga. Ubwo cyaragize kigira umujinya kikubita hirya no hino, ariko igisiga cya kabiri cyari kiturije gishaka uburyo kiri gukoresha ubwonko bwacyo n'ubwenge bwacyo ngo kirebe uburyo cyangwa kuri y'amazi. Cya gisiga cya mbere cyaragurutse kitereka nshaka ahandi, niba hano hari ahantu habonetse amazi yenda nshobora kubona ahandi hantu nayanywa. Cya gisiga cya kabiri cyarebye hirya no hino kibona ahantu hari amabuye, kikagenda kigira inama cyo kuzana amabuye kikagenda gishyira muri ya ndobo. Ubwo cyagendaga kiragenda gitangira kuzana amabuye kigashyira mu ndobo, uko cyagendaga cyongeramo amabuye amazi yagendaga azamuka, dore ko burya uburemere bw'ikintu bw'ibuye iyo gishize, iyo burya nk'ibuye cyangwa ikindi kintu kiremereye kirajya mu ndiba, iyo gishize mu ibase cyangwa mu kindi kintu cyuzuye amazi agenda azamuka, cya kintu kugenda kirushaho kujya mu ndiba. Ubwo amazi yarasendereye agera hejuru ku ndobo, ugereranyije n'uburyo yari mu ndiba hasi, hagana hasi, kubera ko yari make atuzuye indobo cyane. Ariko ibi byaterwaga n'aya mabuye cya gisiga cya kabiri cyagendaga cyongera muri ya ndobo. Ubwo amazi akigera hejuru cyabonye uburyo gishobora gusoma kuri ya mazi gikoresheje umunwa wacyo bitakigoye. Ubwo cyarishimye cyane gitangira kunywa kuri ya mazi nta kibazo. Ubwo umusaruro wacyo n'imbaraga zacyo ndetse no gutekereza neza uburyo cyabasha kwikura muri icyo kibazo cyari gihuye nacyo no kwibonera igisubizo bwacyo byaragifashije kibasha kugira ibyo cyifuzaga. Cya gisiga cya mbere cyagurutse kikajya gushaka ahandi, cyaragiye gifatwa n'umwuma, dore ko mu butayu burya nta mikino hagira, haba hari izuba ryinshi cyane ku buryo n'abantu bafatwa n'umwuma, ndetse n'izindi nyamaswa zose zikaba zishobora kwicwa n'umwuma mu gihe ziri mu butayu. Cyaragiye hasi kirageraho ubuzima burakinanira, umwuma urakirenga kidumbura hasi cyasiga ubuzima. Naho igisiga cya kabiri cyabashije kubaho kandi kiratsinda, kibona amazi yo kunywa ahagije, gishyira inyota ndetse n'inzara, isari yose irashyira. Burya mu buzima uru rugero, iyi nkuru y'iki gisiga, y'ibi bisiga bibiri byombi, ushobora kuyikuraho isomo. Burya ducika intege mu buzima tukagerageza ibintu byajya kugera hagati aho tugiye kugera gutsinda, hakaba habura akantu gatoya cyane, ariko tugacika intege, tukabona akantu nako gato kaduca intege, bya bindi twubatse mu gihe runaka tugasanga turabiretse, bibaye bitubereye imfabusa, nta kamaro bidufitiye, nta kamaro bitugiriye. Kubera iki rero? Kubera iki ducibwa intege n'utuntu duto duto, tukibagirwa ko intego yatumye dutangira ikintu uruta ibintu byose? Mu byo utekereza byose, mu byo ukora byose, mu byo wifuza gukora, jya utekereza ko intego watangiranye iruta ikindi kintu cyose cyaguciye intege. Kandi nujya gucika intege ujye utekereza impamvu watangiye icyo kintu,
Gutekereza iyo mpamvu bishobora gukomeza kuguha akanyabugabo n'imbaraga zo kudacika intege no gukomeza gukora no gukoresha umuhate wawe wose ndetse n'ibitekerezo byawe byose. Burya mu byo ukora byose ni byiza gutekereza, ugatekereza cyane, ugakoresha ibitekerezo n'umutwe wawe, kuko burya imbaraga ziva mu bitekerezo, kandi burya iterambere, intambwe nziza, kugera ku nzozi zawe byose bizava mu bitekerezo. Burya ibintu byose ubona byahereye mu bitekerezo, burya inzu zose ubona zahereye mu mbata, kandi byahereye mu gitekerezo cy'umuntu runaka watekereje ati muri kiriya kibanza cyanjye nahubaka inzu runaka. Ibyo ubona byose, iyo telefone ukoresha, iyo kompiyuta ukoresha, ndetse n'ikindi kintu cyose uri gukoresha kugira ngo unyumve, byahereye mu bitekerezo ariko bishyirwa mu mishinga. Rero burya mu gihe watangiye igitekerezo cyawe kugira ngo ugishyire mu gikorwa, jya uzirikana ko udakwiye gucika intege, mpaka ugomba kugera ku musozo w'ibyo wiyemeje. Jya uzirikana ko amazi yawe ari muri iriya ndobo, iyo ndobo urimo gutekereza muri icyo gitekerezo ufite, ariko ko habura akantu gatoya kugira ngo uzane amabuye uyongeremo, y'amazi agere hejuru ku musozo w'indobo kugira ngo ubashe kunywaho, kugira ubushobozi bwo kuyasomaho. Ariko nutubira gatoya uzasanga amazi yawe ahubwo yahereze mu ndiba, ubura uburyo wayageraho, usanga ingufu zawe n'imbaraga zawe nta musaruro zikumariye, ahubwo watakaje igihe. Uri kuri channel ya Kanguka Rwanda, ndakuza gukora subscribe kuri iyi channel. Wari kumwe na Gatabazi, Imana ibarinde.